kuri touch. Inkuru ya Bruce Melody na wa Mukobwa bivuga ko Melody yateye inda, Melody akayihakana. Iyo nkuru tuvugishije ukuri ntabwo yigeze ishimisha Melody n'umunsi n'umwe. Yateye inda Umukobwa, yihakanye inda, ibyo biri kubera aho tutazi. Sometime zimwe mu mabanga yavuzwe muri rankuru abantu batanazi bagize ubwiru nuko uriya Mukobwa asa aryamana ntabwo aryamanye na Melody wenyine. Uriya Mukobwa yaryamanye na Fazo, ubundi yaryamanaga na Fazo producer, Fazo big producer na Melody. Ibyo ngibyo wahera wishingiro byemeza nko ayo ni amakuru atazwi ariko ngewe mbanze. Kobwa we erega Emmy wiwe yakiriye amakuru yuko Umukobwa yamubwiye ko ari Melody. Ariko andi makuru ari ku ruhande na Fazo yari muri iyo case. Ariko nta twiye tumwumva Fazo. Nire ningibyo babwiye bwa mbere ntabyo muzi. Twe tubizi rega muri showbiz. Kuko abantu bazi Melody na Fazo barabazi kwa Fazo mu kabenzi. Bari bameze nka twin. Producer Fazo big producer na Melody. Umuhungu anagahanze inkuru. No kugira nabyemere neza aho byabaye confirmed ni igihe Umukobwa yafashe umwana w'uruhinja aramujyana kuri studio kwa piano ku gitangaza amurambika hariya. Uzi ikibazo cya Emmy yakuragaho telefone nk'icyumweru, ariko nyuma y'icyumweru ukajya kubona ukuntu umuntu araguhamagaye ngo yego ndabizi ko maze iminsi nshaka ngo reka turi ni showbiz, akaguhamagara akagusaba n'imbabazi. Ariko kugusaba imbabazi kwa Emmy ntabwo byakuragaho ko ejo atazongera kwandikaho. Nkanyi icyo gihe nakunda kuvuga cyane mu bitangazamakuru, Emmy wagira ngo rero nzonze yakura kunkuraho inkuru mbi uko byagenda kose. Hari n'igihe yakoraga inkuru nyuma twahura gatambwira ngo Jasmine ari maze igihe itavugwa. Nitwa Habiyambere Jean Baptiste Bahati Makaca, umuheburayo umwe rukumbi usigaye ku isi cyangwa se Black Scorpion w'umukara. Abenshi mumaze kumenya, mumaze kumenyera. Komeze murebe mwinje mwice mukomeze murebe indirimbo yo complete me, komeze muyisangize mwibwira abantu, muyihereza abantu bayireba, batarayibona bayibona. Rero reka nongere bashimire cyane. Uyu munsi ndagarutse, ariko nubwo ngarutse ntabwo ndi njyenyine, ndi kumwe n'umuntu uri behind camera. Tugiye kuganira Jibe. Okay, urakoze cyane rero kwintroduce. Twaguhaye umwanya nka nyirubwite ngo banze ugire icyo ari Bahati Makaca TV. Akanya tubahaye ikaze, tugiye kujya tubagezaho ibiganiro bitandukanye, tuvuga ku makoti atandukanye, ku bintu biri kuvuga muri showbiz. Umuntu w'inararibonye rero twizeye kuzajya bidufashamo neza, tukagira ibyo tugenda tuganira bitewe n'ibiri ku mihanda n'ibiri kugenda bivuga. Akanya rero uduhaye ikaze, ariko ubutandukanye tuba ikaze. Nta kindi gihe uzongera kuduha ikaze kuko tudeje akanya tumaze n'amaze kugera kuri channel muri byi. Akanya rero tudatinda cyane tutizinge, twe ntabwo tuzadutinda cyane tuwenda. Turashaka kugira ngo duhere ku bintu byinshi bigiye bivuga muri showbiz. Mu by'ukuri uretse kuba uri Bahati Makaca uzwi muri filime, ukaba Bahati Makaca uzwi mu ndirimbo ririmba, uri na Bahati Makaca umurejana cyangwa se umutinze cyane muri bibi. Mu by'ukuri ibintu byinshi bivugwa hano hanze muri showbiz, intambara z'amagambo, intambara zo gushwana, abapfuye ibi n'ibi ngibi, abateye amadani, ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Uburyo ufite amakuru atandukanye. Bagira tukubona mu biganiro bigiye bitandukanye bakwifashisha mu busesenguzi mu bijyanye n'ibya showbiz. Aka kanya noneho ugiye kuba umwe mu bantu no bagiye kujya bakubwiriza ukuri binyuze kuri channel nyirubwite byemeze cyangwa se aka kanya rero ubu tuvugana hari ibintu biri hano kuri iyi mihanda. Ese uradusangiza iki? Ese ni iki kidasanzwe ugiye kuduheraho kuri uyu munsi ku buryo abantu bakurikiye channel ya BMTV bavuga ati none uyu nawe aje nk'inararibonye? Ni ibiki tugiye kuganiraho muri aka kanya ushobora kutubwira? Niye nkuru udasanzwe ufite ku mihanda ugiye kutubwira umuzingo ku buryo wese udukurikiye azavuga ati uyu muhungu uko abashatse? Ibintu ni byinshi cyane. Ibintu byinshi cyane uko biri kose turagana kuri byinshi cyane biri gutrendinga cyane cyane muri no miss. Ariko nanongewe nje kubisesengura mu buryo buri bwimbitse. Ubusesenguzi nakwita n'ubusesenguzi bucukumbuye buhereye mu mizi, kuko nkuko nahoze mbivuga ibintu tugiye kuganira ku bintu nzi
bisa nkaho byatangiranye nanjye. bivuze ko ugiye kuduhera mu mizi ya showbiz. Yes, tugiye guhera mu mizi, turajya tuganira twunganira, nawe uraza kumva, kuko ntekereza ko nawe uri umwe mu bantu nubwo utabagurimo cyane ariko kenshi waguhari wagure around. Ndashaka ko tuganira kuri saga imaze iminsi ivugwa. Iyo ni saga y'umuntu bita Emmy Ikinege ndetse yes, umunyamakuru wo ku Gihe ndetse na Bruce Melody. Iyo saga ni ndende, ntabwo iri bufate Emmy Ikinege na Bruce Melody benyine, kuko harazamo na The Ben ndetse hazemo n'umunyamakuru bita Luckman Nizeyimana Lucky wa RBA. Ubwo urumva babaye bane. Hanyuma none tuze no kureba ese ubundi iyo saga ivahe ituruka kuki. Nabonye abantu mwabonye ikiganiro Bruce Melody yakoranye na M Irene kuri MI Empire, avuga ko atabanye neza na Emmy Makaca, avuga ngo Emmy aranyanga. Nanone hari ikindi kiganiro Emmy yanyujije kuri channel ya Igihe Kaca ari nahakorera, ari gusobanura impamvu zishobora kuba zituma Melody avuga ko amwanga. Mu busesenguzi bwanjye rero nabwiye ngo turahera mu misa, ndagenda mfata umwe ku wundi, nindangiza kandi nze kureba noneho tuze kurebera hamwe icyo bapfa kuko niki nta ruhande bubugamireho. ese ntaguciye mu ijambo wenda kugira ngo twongere kungurane ibitekerezo kuri iyo kintu bivuze ngo urahera mu mizi iki kibazo bafitanye aka kanya, cyangwa se uragihera kuva na mbere y'aho abantu batangiye gukora cyangwa kumenyana muri ibi bintu byashoboye? Ngewe ndashaka gutangira mvuga umwe ku giti cye. Niba ari Emmy ngiye guheraho, ubwo ndamuhera tumenyana atangira aza mu itangazamakuru ko yaje mureba. Ninjya kuvuga Melody yaje mu muziki mureba, ndatangira akiri Kanombe. Aho rero utari buze kumvikanaho neza wenda nuza kuvuga umuntu ku giti cye, se uraza kubihuza gute na showbiz ya Exactly n'uburyo bagonga? Nicyo cyo iyo umuntu agiye kuvuga umuntu ku giti cye abasa nk'ugiye kuvuga amateka yo ku giti cye. oya uraza kugenda ubihuza n'ikibazo agiye afite n'umwe kuri umwe, cyangwa uramuvuga? Nukuvuga ngo impamvu nshaka kuvuga umwe ku wundi ni ukugira ngo finally nyuma nze guhuriza hamwe noneho ibibazo, kuko buri umwe agenda amuvuga ku buryo byonyine tuza kugera ku kibazo bafitanye n'abantu batangiye kumva uko ibintu bimeze. Reka duhere kuri Emmy Ikinege. Emmy atangira hari muri 2008 n'icyenda gutyo, yarakira umunyeshuri yiga muri Zayi Busoko. 2008 n'icyenda na 10 gutyo yakoraga kuri Facebook. Urumva yari umunyamakuru kuri Facebook gusa, nta gitangazamakuru arafite akorera gikomeye kizima kigihari. Wicyo yakoraga twa dukuru yikorera ku ishuri agashyira kuri Facebook, ariko noneho nubwo yashyira kuri Facebook yibandaga cyane cyane muri showbiz. Wakikora dukuru bitewe n'ibyabaye, abahanzi bakoze iki, wakandika agashyira kuri Facebook. Emmy yari umwana nyine ubona ko nawe afite tala, urumva ashaka gucengera no kwinjira mu itangazamakuru. Icyo gihe za 2008 n'icyenda, reka dufate 2010, still yaragikora kuri Facebook. Nibwo abahanzi benshi cyane nibwo hatangiye kubomoka, hatangiye kugaragara ibitaramo bikomeye, hatangiye kuza ibintu by'amalonshi ya album, hatangiye kuza abato mu cruise biri launching ba Riderman. Ndikumva za 2010 ariho ibintu bya bitangiye gukara cyane. Icyo gihe Emmy yageze aho umuntu bita John Kalisa John, bisobanura ko uwo Emmy wako kanya mu kujya muri 2010 nkurikije uko bivuze yari umuntu utarafatisha muri showbiz, ndetse kuba yandika gusutuna abantu. Yari umuntu wo kuri Facebook gusa. Njye ndi kuvuga ubundi no nkuru iragendeza abantu benshi cyane. Urumva ni inkuru imeze nka filime ifite ba main character, ariko ikagenda igira n'abandi ba actors ku ruhande bagenda binjiramo. Urumva niba John aje, wari impamvu tuye John azamo, hagenda hazamo n'abandi. Hanyuma rero John arareba abona umwana uhora kuri Facebook ahora posting,
Kejo nego akaba ari umuntu wari umu influencer muri showbiz ukomeye amaze gufatisha yari afite ikinyamakuru bita kigalihit.com aho ngo tubyumva. Kejo nahita abona Emmy amubonye abona n'umuhungu ukora kuri Facebook ko ugira inkuru nziza kandi ziryoshye. Kejo nabwira Emmy ati se twakorana. Icyo gihe baraganira bemera gukorana. Emmy yakoze kuri Kigali Hit yiga mu Ruhengeri muri Zayibusuka akiri umunyeshuri, ariko nawe akajya akora za nkuru ashyira kuri Facebook akajya azishyira kuri Kigali Hit. Uko nagiye uko abantu bagiye bazamuka. So rero akenshi birabiherero kugira umunyamakuru azamuke cyangwa amenyekane, akenshi byamusabaga gukora za nkuru ziri buteze saga, za nkuru ziri negative cyane ku muntu, ku muhanzi, ku mustar ugezweho. Inkuru nyine urumva nka Emmy yashimishwa kuri Facebook urugero ageze kuri Kigali Hit agashimishwa no gukora inkuru, noneho ya nkuru ikaza gusomwa mu biganiro byari bikunzwe cyane, harimo Sunday Night, harimo Salus Relax, nicyo bitaga Star Forum cyo kuri Voice of Africa cyakorwaga n'umuyoboke na David Bayingana na Kamishi yaje kukijyamo, hazamo na DJ Bob bagiye bagikora. Ubundi kira kiganiro nacyo buriya dufite amakuru menshi cyane, nka kira kiganiro Star Forum cyari kiganiro cya DJ Bob, ni DJ Bob wagikoze. Gusa iyo tugana kuri showbiz nyine na urumva hagenda yishanga n'utuntu n'amasegonda make ako dukomeza inkuru, ntago bisobanuye ko tukwa tuvuze kuri ubwo nabo abishaka kuri Star Forum muraza kutwandikira muri commentaire niba twazabivugaho, uretse ko tuzagana ku bintu byinshi cyane. Hanyuma rero nari maze kuvuga ati nk'umunyamakuru wese yifuza gukora inkuru, of course iri bugire power cyane, ya nkuru Sunday Night iri bwifashishe, ya nkuru iri butume Star Forum cyangwa se rusera bahamagara bagatumiza uwo muntu wavuzwe kujya bimubazeho. Urumva buri munyamakuru wese nicyo kintu yatagetingaga. Ibinyamakuru byandikaga byari byinshi. Emmy rero agera kuri Kigali Hit arakora, arakomeza arakora nyuma ho gato cyane yakoranye kuri Kigali Hit imyaka itari mike itari na myinshi, nibwo muri za 2010 na 12 na gatatu sinibuka umwaka neza, nibwo Emmy yarekiriswe ahamagarwa noneho officially, noneho neza bamurekirise n'umushahara uriho mu kinyamakuru bita Touch Rwanda. Tutarasimbuka cyane kuko ngenda cyafite byinshi byo kukubaza kuri Emmy aho ngaho. Niba koko Emmy yarabanje gukora kuri Facebook, yagera kuri Kigali Hit akajya akora za nkuru nk'uko bivuze zatumaga bahamagarwa, bivuga ngo aka kanya niba baye mugera akanya n'umuntu uri kugeranya utuntu duto cyangwa se uri kugongana n'abantu b'abastar barimo nka Bruce Melody muri akanya biri kuvuga cyane. Ese muri icyo gihe yakoranaga na Kejon kuri noza ya Kigali Hit, ngo nta nkuru yigeze akora wenda waba ufite amakuru uvuga ati wenda nabwigeze kugongana n'umuntu yewe biranasakuza cyane yaranahamagara yarabivugaho kugira ngo wenda abantu bumve ko inkuru ze ari inkuru za kuva kera zamye zigonga? Oya, njyewe baregandaza kubivuga. Niyo mpamvu Kigali Hit yahamaze igihe kinini, ariko mu nkuru yakoze kuri Kigali Hit nta nkuru nzi yasaga yabaye ikomeye yateje ibibazo. Ariko aho twatugeze kuri Touch Rwanda, aho niho nari ngiye gutangira kuvuga Emmy, kuko Emmy ageze kuri Touch Rwanda nibwo Emmy yabaye Emmy. Touch icyambere cyaje nyamakuru gifite studio, Touch Record murayizi, yari company nini y'umugabo bita Mutesa wigeze no kuba manager wacu wa Chas Family. Emmy ageze mu gitangazamakuru noneho kiri big, afite umushahara arahembwa, ni recruitment bamuhaye, ataye Kejon ko Kejon bakoranaga nk'amahasira nk'abantu byo guhasuringa nyine. Ageze kuri Touch rero nibwo Emmy yabaye Emmy, nibwo yatangiye gukora za nkuru. Ni naho shingiro touch.rwanda.com nibyo zingiro ry'ibibazo, ni kira kinyamakuru nicyo nicyo pfundo ry'ibibazo uyu munsi Emmy afitanye na Melody. Uretse ko ngiye ntabwo mbibona nibazo ngiye ubwanjye person. Emmy yamwoze inkuru zigira mu 10 mbi, uko yankoraga inkuru yahitaga kuri telefone
agahita akamara nk'icyumweru ataje ku kazi. ariko ndetse gatoya tutarakomeza bavuze ngo ageze muri touch niho habaye izingiro ryo gukora izo nkuru nawe zimeze mbese muri contrat y'indi twavuga ko touch yamubwiye ati tukurikirise noneho kugira ngo uzuvuge n'ibitajyaga bivuga hasi uko n'inkuru zitavugaga hagati aho ngo mbere yo gukomeza yatuja ngo abantu baza gukurikira Emmy kugeza igihe urabuze kumugiraho n'ibibazo afitanye n'abandi baze kumva ngo evolution mu itangazamakuru yagiye izamuka bitewe naho yakoraga naho yabaga avuye naho yabaga agiye wowe nkawe nk'umuntu wabikurikiranye byaterwaga neza. Njyewe nabikubwiye ntabwo muri kontra ya Emmy na touch ntabwo nyizi, ariko nakubwiye ati kera muri icyo gihe umunyamakuru wese yakoreshaga inkuru ziri negative, ntabwo ari Emmy wenyine, ni benshi bagiye batwandika amakuru akomeye atuma ushobora no gusezera umuziki, ariko nyine ugakomeza ugapambana. Ntabwo ari Emmy gusa, kuko icyo gihe inkuru mbi zarasomwaga cyane, zarihutaga kurusha inkuru nziza. Inkuru nziza zabaga zihari zose zabaga ziri yasohoye indirimbo agiye kuronshinga album which is good by the way, ariko iyo wakoraga inkuru mbi icyo gihe nibwo n'abantu nka Barisudi bakoraga, urabizi kiga Arisudi muri Sanarete yakundaga kuzana amarikodi recordings abantu utabizi, yagiye bibaho. So byari ibintu bizwi mu itangazamakuru, bizwi muri media. Ndacyari kuvuga kuri Emmy ageze kuri touch Rwanda. Njyewe Emmy igeze kunkuraho inkuru, hari umwana w'umukobwa ntabwo ndi muvuga izina ryiwe, ariko Emmy we nabibona kino kiganiro ahita mwibuka. Twahuriye kuri touch, ari inshuti yanjye. Emmy turiganira bisanzwe, arambaza ati se runaka murakundana? Ko yabwiye murakundana. Ndabwira ati ngiye ntabwo nkundana nabo, ntabwo dukundana, nyine ni inshuti yanjye. Kuko gihe nari mfite umukobwa twakundanaga witabye Imana ikomeze muri Rwanda dashira Sandra mu Maroro. Cyembwira Imana uwo mukobwa ntabwo dukundana, niba narakubwiye ko dukundana, ariko twaganiraga nk'inshuti. Ariko ikikwereka yuko icyo gihe nta nshuti umuntu agiraga muri showbiz y'umunyamakuru, nuko ibyo twaganiriye yagiye ahita bikoramo title ngo bidaciye kabiri ngo bato muri Just Family yihakanye itashyiraho amazina. Noneho wa mukobwa, kuko uwo mukobwa urumva yari yaganiriye na Emmy mbere, aramubwira ati bati turi inshuti kandi twari inshuti bisanzwe, ariko ngiye natuganiriye ahita bikora inkuru ashyiraho n'amafoto y'umukobwa n'amafoto yanjye turi kumwe bisanzwe. Uwo mukobwa tujyana ibibazo bya hatari ngo namuteje abantu nabyaje mu itangazamakuru. Ubwo Emmy yandikaga inkuru agahita kuri telefone agahita mari cyumweru atari mu kazi, ko bagazi ko ngende bumuhige nkamusangaho ari hose musanga. So simwe rero sebyirisha yankoze inkuru nyinshi cyane zose zituma njya mu bibazo. Kuri touch rero Emmy akora kuri touch nibwo habaye ikibazo yavuzeho ejo bundi kuri igihe kaca. Ndetse tararenga aho ngaho bivuga ngo tugendeye twunze muri ryawe tukagenda nawe ku giti cyawe nk'inkuru yagukoze. Naho ngo koresheje rya jambo ngo ntabwo mwacana ngo wakabitewe no kwakora inkuru itari nziza kuri wowe kana. Oya, uzi ikibazo cya Emmy se? Emmy yakuragaho telefone nk'icyumweru, ariko nyuma y'icyumweru ukajya kubona ukuntu umuntu araguhamagaye ngo yego ndabizi ko maze iminsi nshaka ngo reka tuba turi ni showbiz, akaguhamagara akagusaba n'imbabazi. Ariko kugusaba imbabazi kwa Emmy ntabwo byakuragaho ko ejo atazongera kwandikaho. Bivuga ngo icyo ngene nashatse kuvuga ntabwo Emmy yari inshuti y'abahanzi cyangwa y'abantu muri showbiz mu gihe yabaga yabakoze inkuru zitari nziza, ariko mu gihe runaka kwexkizaho ntibyahinduraga ko yabukoze inkuru. Oya, kugira ubyumve neza, Emmy yabaga ari inshuti y'abahanzi y'abasani benshi, ariko bitamubuza gukora akazi. Ubwo rero bivuze ko ibyo yakoraga mwarabyishimiraga, akabona niba yabakoze inkuru itari nziza we waza ko ari showbiz. Gilbert gambwe twebwe turabizi abanyarwanda ka tubivuge gutya, uretse ubu ngubu bitangiye kugenda bisobanuka, kandi nabwo nubwo biri gusobanuka biri guteza saga. Kera ku gihe cyacu iyo wavugwagaho inkuru mbi, kubera ko Instagram zazitaraza za Twitter wapi nyine ari ama platform umuntu afite na YouTube yari ariko ntabwo barimo bakamenya ko turasobanukirwa YouTube neza. Ariko icyo gihe inkuru zose zandikwaga zasomwaga no muri bya biganiro kubwiraga bikomeye. None umuntu yavugwa nabi abaturage bagatangira kumwanga, ugasanga umuntu ari kwangiza izina rye. Uko abanyarwanda bari bataragera kuri standard yo gufata umuntu inkuru mbi yamuvuzweho bumve ko ari showbiz. You understand? Icyo gihe inkuru yose yasohokaga ku muntu ku muhanzi, inkuru yabaga ari mbi yari yose yasohokaga ku muhanzi yaramubabazaga.
ko nta muhanzi wifuza kuvugwa nabi kuko twa turimo turubaka tukiri kwiyubaka buri wese arwanya intambara yo kwiyubaka. Iyo umuntu yubaka rero akunda kugaragara muri kote positive. Hagati aho ariko none niba mwe hari n'igikorwa mwanga mugiye gutegura cyangwa se mugiye kwitabira hagiye uwo yabakoraga inkuru nziza cyangwa amusangaga akaba yakora nk'inkuru cyangwa se nabwo iri positive kurusha ko yaboneye cyane. Yakoraga inkuru nyinshi cyane nziza, ariko ntabwo ukwezi kwashira gatavu koze inkuru mimbi no especially nkanyi cyo gena kunda kuvuga cyane mu bitangazamakuru. Emmy wagira ngo rero nzonze yakura kunkora inkuru mbi uko byagenda kose. Hari n'igihe yakoraga inkuru nyuma twahuraga tambwira ngo Jasmine ari maze igihe itavugwa. You understand? Je rero ubakakanya ku ruhande nubwo utarakomeza imingo umuvuge tumumenye. Turacyari kuri Emmy, tubibutse mwabantu mwe ko tukiri kuri Emmy. Turacyari ku ruhande kuko ne barakoraga inkuru itagushimishije ariko nyuma yakuvugisha bagakoresha busy ntibikubabaze nyina nyuma yakora inzizo. Yagusabaga imbabazi. Yes, ubwo bivuga ngo Emmy nta icyo gihe ari perfect kuko yari mu kazi. Nizo nkuru yabaga yakoze yabaga afite suruse ya nyayo kuko niba umuntu agukoze inkuru nigushimishe kandi nyuma mukongera mugabura mukavugana ntihagire ikibazo mugirana gifite ugihuriye n'inkuru yakoze. Erega Gilbert, reka nkubwire tubigire gutyo. Mu buzima busanzwe tuzi itangazamakuru agaciro rifite na impact rigira muri society iyo ari yose, si mu Rwanda gusa. Nono especially mu Rwanda aho bikomereye nuko ntabwo abanyarwanda baraba abantu bo kumva inkuru mbi bumve ko ari showbiz. Nkuko za Uganda zabaga zimeze. Muri Uganda aho byabaga bikomera kera ba kamiliyoni wasanga barwana ugasanga beef nizo ziri gutuma ahubwo baba abantu bakomeye. Sibyo? Noneho cyo kuvuga rero mu nkuru zose zagiye zikorwa icyo gihe Emmy akuna koraga inkuru agata kuburuka akamara n'iminsi urumva akamara n'iminsi exact akamara n'iminsi ari gukorera akazi mu rugo iwe, ariko nyuma mwahura aki-excuse wakwibuka yuko ari umunyamakuru ukenera ugasanga nabwo uri bushwara nabwo kuvuga ati ko bro bya bintu nuzabyongera. You understand? Ngo Emmy naka kayangenda cyamufasha mu muntu uko niba yarakoraga inkuru ukawizi neza shock kutakugira ingaruka nziza yewe no muri public n'uburyo abantu bazayumva, ariko still wakwibuka kuzamukenera ukayifata nk'inkuru isanzwe ako kanya bigaragara ko Emmy yakoraga inkuru ya nyayo y'abagari ya nyayo. Tuniyuse cyane ntabwo inkuru y'abagari ya nyayo reka mbivuye gutyo ntaga nyine okay reka tuvuga ko y'abagari ya nyayo, ariko nta muntu numwe ushobora kwishimira kuvugwa nabi especially umuntu uri kubaka kariyeri ye. Unabiziko inkuru mbi akugira ngo zikubake zigusenye. So nta muntu rero wari wese uretse n'abahanzi nta muntu wakwishimira kuvugwa nabi. Ubwo turavuga Emmy icyo gihe muri touch. Yes, tugaruka Emmy kuri touch none. Muri touch rero ubundi Emmy kuri touch niho yakoreye amabara menshi cyane. Kuko niwe munyamakuru touch ari fite bigaragara ko ari ufatika kuri showbiz niho ruzwi niwe wakora wagendaga kuri tera ahantu hose. Niwe waguri gukora inkuru zikavugwa cyane muri showbiz. Niho yakoze inkuru ya Melody. Yikoreye kuri touch. Inkuru ya Bruce Melody na wa Mukobwa bivuga ko Melody ateye inda Melody akayihakana. Iyo nkuru tuvugishije ukuri ntabwo yigeze ishimisha Melody n'umunsi n'umwe. Yateye inda Mukobwa yihakanye inda, ibyo biri kubera aho tutazi. Sometime zimwe mu mabanga yavuzwe muri rankuru abantu batanazi bagize ubwiru nukuri Mukobwa asa aryamana nago aryamanye na Melody wenyine. Uriya Mukobwa yaryamanye na Fazo, ubundi yaryamanaga na Fazo producer, Fazo big producer na Melody. Webye ngibyo wahera wishingiro byemeza nko ari namakuru atazwi ariko ngewe mbanze. Umukobwa rero hagati ya Melody na Fazo ninde wamuteye inda biramushanga nawe ubwe, ariko areba uwari ufite brand icyo gihe ari nabo ntituza kugera kuri Melody ndibuze kumugaruka. Iyo nkuru ni ndende cyane gusa nabonye habaye mu kiganiro Emmy yakoze ngo hagiye gupima DNA yarapimwe ntabwo yapimwe. Sibwo byasaba kongera kureba ikiganiro Emmy yakoze neza, ariko nzi neza ko kimwe mu bintu byatumaga Melody kuko icyo gihe kiyonda Melody yaravuye kwa Fazo asigaye kwana na piano. Reka utararenga uri bivuze
niba mu bunararibonye bwa cyangwa se amakuru ufite y'ubwiru yuko umukobwa yaba yararyamanaga na Fazo na Bruce Melody, hanyuma umukobwa agafata ufite brand akaba ariho ashyiraho iyo, bivuze ngo Emino no waba uhinyuje inkuru ziwe yuko azikora adafite atakoze mbega ubushakashatsi akagendera mu kigali cyo kumva ko umukobwa niba yavuze Bruce Melody ari wabihagaze. Umukobwa we erega Emmy wiwe yakiriye amakuru yuko umukobwa yamubwiye ko ari Melody, ariko andi makuru ari ku ruhande na Fazo ari muri iyo case. Ariko nta twiye tumwumva Fazo nire ningiye babwiye bwa mbere ntabyo muzi twe tubizi rega muri showbiz, kuko abantu bazi Melody na Fazo barabazi kwa Fazo mu kabenzi bari bameze nka twin producer, Fazo big producer na Melody. Bivuga ngo uriya mukobwa bavuga ko yabyaranye na Bruce Melody biranashoboka ko uriya ashobora kuba ari n'uwo wa Fazo, uretse ko nta muntu uyobeganye nyina w'umwana buriya mama nako se w'umwana, mama w'umwana niwe umenya niwe ubuze ukuri ubuze w'umwana, ariko birazwi neza ko uriya mukobwa yaryamanaga na Fazo ndetse na Melody. Cyo cyari igihuha cyari kirese ni igihuko ntabwo nari mare, ariko na makuru yari ahari bivuga gutyo. So umukobwa afata inda yishyira kuri inde kuri Melody. None ahantu habaye ikibazo nuko Emmy yamenye inkuru, nawe nk'umunyamakuru wumvisha inkuru nyine ishyushye gutyo ntabwo igeze apfushiriza Melody. Nta no kwigera ko ucukumbuza aho ngabanza ashaka n'andi makuru y'ubwiru yuko iyo nkuru yari yo 100% ko yamuteye. Oya Emmy we yarabonye deal wiko ko kuri Touch Rwanda, kandi Touch Rwanda cyo cyamakuru nanone gishyashya nacyo kiri kubaka izina ishaka boosting. Emmy yarabonye inkuru nk'umunyamakuru, umuhungu anagahanze inkuru no kugira ngo nabyemere neza aho byabaye confirmed. Ni igihe umukobwa yafashe umwana w'uruhinja aramujyana kuri studio kwa piano ku gitangaza amurambika hariya, noneho ibintu yakoraga hano Cosmos muce ga Cosmos nyuma ya Cosmos gutya imbere ya station iri nyuma ya Cosmos niho hari studio bita gitangaza byitirirwa ko ari ya Melody. Ako yasi n'ubundi ntabwo ari ya Melody, ira Melody ira studio ntabwo ari ya Melody, ira studio iri umugabo bita Jado Kabanda. Njyewe noneho Gilbert kanyine tujye tukagerageza tunahereza abantu utuntu duke. Ngiye ndibuka umuntu bita Jado Kabanda mbere ko ahura na Melody. Jado woni mubyukura bizi twarahuye umunsi umwe, Jado arambwira ati mfite studio ngiye gufungura, ndashaka no kumanaginga umwe bahanze mu Rwanda ariko nayibe uwari we mfate nde ngira inama, kuko Jado ngiye twarakoranye. Jado Kabanda twarakoranye nyirisibo TV nawe ugeze kwitirirwa televiziyo Isibo TV nyine Bose wa Isibo Jado ngiye twarakoranye mu bintu by'amafilime, twarakoranye gutya nge nawe twa dufite ahantu hamwe nyine twafashe twarakoranaga cyane. Urumva nk'umuntu wabaga muri showbiz yageze angisha twakoranye nambwiye ati se ko nshaka kumanaginga ubanze mfate nde wamfasha ku brandinga studio tukado tuzamuka nkurahira imbere Imana ishobora byose. Jado ahanga uko turana dukura tuzamuka ngiye cyunze nkora cyane, nzajya numira abantu nk'abo ngo tunagana na Jado Kabanda, nzamutumira one day tubiganiro icyo kintu munyimubazo wumva. Ninge bamubwiye bwa mbere namugiye inama ati shaka umuhanzi bita Bruce Melody, ninge bimubwiye none ko Bruce Melody atigera kuko Melody icyo gihe yari muri Super Level uretse gato ntago Melody abizi, ntago Melody abizi ko ngiye wari njye bwiye Jado kumanshinga, ntago abizi Melody kuko none nubwo ndari ngo ko ngiye murana Melody nkamubwira ngo ninge babwiye Jado ngo ni managing, ariko Jado warabizi ninge mubwira ati Jado twaturi kuri 40 Jado sinzi arabyibuka neza, ndamubwira ati Melody afite ibibazo na Super Level. So rero umuprofise muri kino gihe ukamufata ukamuha konta Melody mwagira na kure, kuko Jado nawe bura n'umwihirinze watari. Jado arambwira ngo ariko uziki igitekerezo umaye ari cyo imeruka tuganira icyakurikiyo nabonye basigaye bakorana, ariko nzi ko njye muhaye igitekerezo cyo gushaka Melody. Turakomeje rero Emmy aragenda akora iyo nkuru ya Melody tugezaho Melody bamuzana umwana. Yes inkuru arayikora, urumva Emmy afite inkuru ifatika, ariko nanone iyo nkuru irafatika nini, ariko still irimo irashengura umutima wande wa Melody. Nuko twavuga cyagiye inkuru zavugaga mbi, ariko ku buryo bro ira nkuru yabaye saga ikomeye cyane hahandi. Iyo Melody ataza kuba ruwa musirikare avuga ati njyewe ndi muri showbiz reka mpangana, yari gutuma ari ku muziki.
kuko hari abahanzi benshi cyane bibaho. ubwo rero hari akantu nshaka kwita ngabishana. Ushobora kwemera ko hano mu Rwanda dufite talent nyinshi cyane z'abana bazi kuririmba bagiye bareka imiziki kubera inkuru nk'izo ngizo. ubwo rero reka mubwire urwango rwa Melody na Emmy ufite rezo nukuvuga ngo noza Bruce Melody ashobora kuba afite rezo yuko Emmy amwanga ko yamukoze inkuru adafite ubucukumbuzi. Niba tuje kumenya ndi makuru yuko umukobwa yaryamagana Fazo wasanga Bruce Melody aza makuru ya nyayo cyangwa se uko arayazi akaba uyu muntu impamvu anyanga ni mpamvu akora inkuru zitari nziza nuko iteka ntangaza ibintu adafitiye amakuru kuko yabivuze mu kiganiro. Oya ikibazo Emmy we afite umukobwa yarangije kumukonfirmira kwari Melody. Ariko Emmy nawe urabizi ko na Fazo yavuzwe muri iyo nkuru. Ikibazo cyabayeho ntabwo Melody kurakara kwe biva ku kuba inda atariye, ahubwo kurakara ko nuko inkuru yagiye hanze kandi atarashakaga yuko ijya hanze. None se Melody nawe aramutse afungutse umutima akakenda atariye ari ya Fazo nkuko nawe uzanyemo Fazo tutahita umuzi muri iki kintu ugasanga ariyo mpamvu na naka kanya Bruce Melody acyumva ko umuntu wamukoze inkuru ikamushengura ikamugeza no mu manza ari Emmy wayiboostingishije kandi adafite amakuru ya nyayo yuko ishobora kuba atariye. Bo igihari ni iki ngiki ntabwo nzi umutima wa Melody uko bimeze, ariko ngiye nababwiye ngo nginge kuzajya mbaho ubusesenguzi bwa nyabwo hano no mujye kuzajya mukura amakuru noneho ya nyayo yabayeho mu myaka yashize itazwe. Icyo ngiye nzakora sinzabwira ibintu ntazi, nzabwira amakuru nzi yagiye abaho. Ese bakakanya mu busesenguzi bwawe hagati ya Emmy na Bruce Melody wikwihuta ahubwo aho ngaho kuri iyo nkuru Emmy yatangaje yababaje Melody ikosa niri kuki Melody yababaye. Icyambere ndahita bihuza na cyagiye nanjye yankuragaho inkuru kandi akeka ko icyo gihe nabwo Emmy akora izo nkuru nabwo ahita akora telefone ko bavuga ko byanze bikunze Melody ari muhamagara. Nta muhanzi wifuzwa kuvugwa nabi muri ibyo bihe kuko bagari kubaka. Melody akiri muto akeneye kuba Melody muzima nkuko beze uyu munsi. So bivuga ngo nk'abantu rero abahanzi niko twe twumvaga turi muri showbiz twe twumvaga nk'abanyamakuru tugendana kandi noneho Emmy yaje ari mu banyamakuru bake bafata initiative yo gutangaza inkuru mbi y'umuhanzi atanakugishije cyatabaje kuvugaza n'amakuru ya kuko abandi banyamakuru benshi cyane yaraguhamagaga bwati se ko namenye inkuru y'umuntu maze uko kandi ko ishobora kukwicira kariyeri uwo muntu wagiye kumureba mugakemura ikibazo sibitagiye mu itangazamakuru uko umunyamakuru akubwira ibintu kandi nibyo. Emmy rero ntabwo yajyaga agira icyo kintu. Gilbert reka ngo bose gatoye Gilbert kangwaza akabazo gato se turi inshuti nge nawe uramutse uje ugasanga ngewe ndi kubakisha inzu ukaza ugasanga n'urugero baje kwisenya nahari waza ukababuza bakaguha amafaranga ati wowe fata amafaranga utureke twisenye ino nzu uyu muntu dukora ibintu turi inshuti nge nawe aya mafaranga wayafata ukareka bakansenyera inzu. Mbaye ndi Gilbert nshobora kwirengagiza cyangwa se nkagitwarwa n'ayo mafaranga yafata ariko mbaye ndi umunyamakuru narebaho kuri ahubwo se iyi nzu niba bandi bagiye kwisenya n'ubundi batayisenya ariko uzabwira nyir'ubwite n'uri turi inshuti nemere nyaryo cyane nemere ntangaze inkuru y'uko iyo nzu itari ifite n'undi cyagera rero twebwe buriya kuko turi kubakwa turi kwiyubaka twumvaga ko inkuru mbi ziradusenya kandi koko uyu muntu tuvugisha ukuri n'uyu munsi iyo umuntu kuri radio cyane radio iyo umuntu umuturage wo hasi inkuru yose yumvishe kuri radio aba yumva ariyo ya nyayo samples niko bimeze. Ruhande none abahanzi namwe cyase abantu muri showbiz mwarikundaga amakarenge ni gute mwashakaga ngo ibyiza byanyu bari byo bigaragara ariko umuntu nabakora inkuru itari nziza mwumve ko ari kubasenya kurusha ahubwo mwakosoye iki kintu. Iteka ryose iyo umuntu ari kubaka yirinda negativity muri we. Emmy yari umunyamakuru wanyawe kuko ntiyabaherezaga kandi mwaririrwa. Oya umva icyo kuvuga umva amakosa ya Emmy yari nk'umugambanyi w'icyo gihe kugira ngo yubake izina rye yari nk'umugambanyi kugira ngo yubake igitangazamakuru kiwe yakoragaho. Nukuvuga ngo niba undi munyamakuru ashobora guhamagara ati kira kibazo gikemura hari nyarwanda hari igihe icyo gihe hari ibinyamakuru bikomeye ariko nanone hari ikintu uretse gato nkubwire gatoya niba na showbiz icyo gihe cyasa imyumvire icyo gihe nta munyamakuru ujya gukora inkuru ubundi wanyawuza ngo abanze kutugisha inama y'uburyo yo gukora inkuru
mu gihe we afite no Gilbert utambwira ni kuki mwumvaga ko Emmy agomba kubanza kuba yakugisha inama yuko hari umukobwa runaka wakundanye nawe abanze bega agusebe scenario y'ukuntu agiye gukora inkuru mu gihe yayikoraga kandi gakubabaza ariko still wahindukiranya mwaza bavugana yakubwira ko yashaka mu bugwa kumva ko nta ndashaka kubikubwira muri buno buryo kugira ubyumve neza. Showbiz ya kera yemeze nka internet, twari abantu duhurije hamwe umwuga tuzi icyo turi guhanganira, twari turi kubaka twese. Nta muhanzi icyo gihe bari bakagera kuri level 2011 bari bakagera kuri level kuvuga ngo arajya kuri imbano bamuhe miliyoni. Ibi na Medi mbere yo kuva mu Rwanda we na The Ben bageze 2010 je pense nibwo bagiye bari bataragera kuri standard yo kuba bakorera miliyoni bro, kandi nibo ba standard kwa dufite icyo gihe wasanga ari 500 700 bari muri iyo range. So rero no kuvuga ngo kugira ngo umuntu kandi icyo gihe kugira tuvuge nka company yari igezweho za Airtel za hama company za MTN za Tigo zihari kugira ngo nka MTN iguhe akazi. Hari n'igihe baba gufite akazi uzasinya contract ejo basoma inkuru yawe mbi bagahita bakwima akazi. Ibyo byose Emmy bakabizi buretse gatoya. Ibyo bintu byose Emmy bakabizi. No rero nagira ngo ngene ngusobanurira nyine birashoboka ko turi kubaka twese. Hari igihe ubona umuntu, hari igihe ubona umufaransa bivuze neza ngo toute la vérité n'est pas bonne à dire. Ntabwo kuri kose gukora, ntabwo kuri kose ari kwiza, kuko hari ukuri ushobora kumenya uko bati kuno kuri gushaka kwicisha bahati. Ni muvuga bahati arapfa. It's like the same, kuko niba uri butangaza inkuru ikangiraho impact mbi mu buzima bwanjye. Tuvugisha ukuri, ira nkuru ya Melody birashoboka cyane ko ashobora no kuva no gufungwa. Urubizi kuko uyu munsi arakera kuzira amakese yabayeho mu myaka myinshi cyane, abagore bari kumurega n'abacecuru. Uriya mukobwa leta ireba icyaha cyakozwe nagireba igihe cyabereye. Uriya mukobwa wabyaye na Melody amutera inguko kano kanya namutse ahaguruka nyiranku gutyo byongeye kugaruka akajya mu rukiko Melody yafungwa. Uretse gato Gilbert kujya tugera ku murongo reka nsoze kuri ako kantu. Impamvu yafungwa dusubire inyuma nuko Emmy yagize urane mu gutangaza iriya nkuru. Ibyo ni ibintu byabaye mu myaka 10 ishize biragarutse uyu munsi. Bivuze ngo uko byagenda kose ya nkuru y'icyo gihe Melody yirindaga n'abandi bahanzi birindaga twese twirindaga itangiye kugaruka uyu munsi. Reka rero mubwire impamvu iyo nkuru iri gufesingana na Melody na nuza akakari nuko haje bijambo urwango rutorugarura ibyabaye mbere. Ariko none reka nsubire ntabwo turagera kuri Melody nawe ntabwo turamugira kuko Melody asa nkaho ari wo wongeye kwigarurira bino ibibazo byose biko ni Melody wongeye kubyisubizamo. Wowe mijambo gatongera ikintu mubwire nuvuga ngo itangazamakuru ry'icyo gihe n'abahanzi cyangwa se na showbiz y'icyo gihe icyo mwe mwashakaga nk'aho muri showbiz bashakura mwashakaga ko ibi byanyu bitagaragazwa ahubwo mwe mugaragaza ibyiza kugira ngo mubashe kubona amakonta. Mukumva ko umuntu uribuza kugukora inkuru itari nziza kabone rero yavuga ngo ikijumba mu biryo guriruka wowe urumva ko kwiciza na kurusha ukavuza uko nicyo mwashakaga muri make. Reka mbwire Gilbert tuganire nk'abantu cya gihe namba twarwanye nibyo biri gutuma umunsi showbiz uyu munsi imera neza. Siko bimeze. Nukuvuga ngo biragoye kubakira ku nkuru ziri negative kandi uri gushaka kubaka ibintu bya byiza. Ntabyera ngo nta muntu kwisubaho udakosa, ntageje basitari gusa. Ariko navuga ati ni wowe uri umunyamakuru turi kumwe turi guhasura ingano urabizi kugira ngo n'ibirayi uzinzira ndi gucamo ukabuze ko nunangaza inkuru mbi numvuga inkuru mbi bya birayenda bibura ubwo unase urukundo mfite n'uru. Kuki se abanyamakuru benshi babitinyaga bameke karangwa abanyamakuru ba David bayingana bamwe bo Karex bari abanyamakuru kuki batavuga izo nkuru mbi nuko baga batazizi. Uretse nkubwire nugaruka kuri abanyamakuru uvuze icyo gihe nabo barakomeye ku rundi ruhande ntabwo mbagiranya nayo uzi impamvu yariyo. Abo banyamakuru bari inshuti z'abahanzi bakabana bamwe mu bantu bategura bimwe mu bihembo nuvuga ngo nawe yabaga kazagukenereje atitaye ko ari umunyamakuru biragoye ko ari kukuvugaho nabi. Ariko akakanye Emmy impamvu iyo nkuru yayikora ntabwo yabaga yerengaje ko muri inshuti cyangwa hari igihe muri kumwe ahubwo yashaka kugira ngo a breaking news yindi ya danger bukuvuga ikanakubabaza ariko ejo nimuhura nkuko yabuza akagusaba imbabazi akavuga ko yagiraga ngo muvugwe ntabwo icyo gihe byabababazaga. None se utekereza ko bivuga ngo rero akakanya utekereza ko taracyafite guko niba yaragukoze inkuru irenze imwe zikakubabaza ariko ntizigeraho zikwicira cyangwa se
ziri kure cyane y'ukuri ntabwo yemeye icyo gihe arimo mwese ngaho reka ngubase utekereza ko Emmy we yungukiraga hehe mu gutangaza inkuru negative ku bahanzi kugira ngo avugwe ariko nibura we yabaga afite impamvu yakoze iyo nkuru kandi nawe wamushaka wamuboneye akantu kambere asanga nta kotsa yagukoze akantu kambere avuze ngo kugira ngo avugwe sikomeze ku bintu afitiye amakuru ikintu cya mbere Emmy yakoze muri izo nkuru negative ya branding izina rye Nsengiyumva Emmy abrandinga ikinyamakuru yakorera Gataci Rwanda urumva ko abibrandinze ariko abibrandinze 80% bishingiye ku nkuru mbi zabo yasenye aho yakozeho za nkuru mbi ariko reka tuvuge no dusubira ibintu tutuze kuvuga amakuru hande ngo twumve ko Emmy yakoraga ibintu bibi kabone niyo yabarakoze inkuru mbi ayo bakanavuga nabi Melody cyasa akamukora inkuru zikamusenya bikanagera kure ntabwo bivuze ko uyu munsi Bruce Melody umwe mu bahanzi bakomeye dufite kandi izo nkuru yazinyuzemo namwe muri mu bantu bagiye bitabiriye ibitaramo bikomeye zaguma kandi izo nkuru mwazikozweho aka kanya rero ntabwo Emmy akwiriye guterwa amacumu cyangwa ngo ko yakoraga nabi kandi yarakoraga inkuru mbi ariko yewe rega nakubwiye ngo ubu turi kuvuga kuri Emmy yego turaza kugera kuri Melody turaza kuzamo Luckman haraza kujyamo na The Ben buri wese afite topic tugomba kumuvugaho tukatuki kuvuga kuri Emmy kugeza amaginga ngayo uri kubazwa ku igihe.com turi kuvuga urugendo rwe n'ukuntu rumwe abanyamakuru bake bashoboka bagiye bakora inkuru ziri negative ku bahanzi no njyewe Emmy by'umwihariko njye Emmy twari inshuti ariko ari inshuti yanjye kuko reka mwe nk'urugero igitaramo album yacu ya gatatu yes twaronshinze mu hano twagomba kujya kuririmba hari no muri Izayi Busogo Emmy niwe muntu wamfashije gutegura iki gitaramo cyo muri Izayi Busogo kujya umva urwego rw'ubucuti bwanjye nabo jana kundaga umuziki aho oya ntabwo yabangaga yari umuntu nyine noneho kugira ubyemere neza inkuru zanjye na Emmy zabereye muri Izayi Busogo zari zanjye nabo nziza mbi zisanzwe twarabasore ko reka ngwe twarabasore ko tukiri abana turi mu myaka 22 noneho nkanjye rero mu myaka 23 gutyo ni 2 Emmy ndamurusha nshaka kumusha mu mwaka umwe cyangwa 2 sibyo ariko nje nawe hari ukuntu muri Izayi Busogo arabizi ariko impamvu atabitangaje ibintu uko yazi ko uretse gato ariko inkuru impamvu atatangaje tugite dega impamvu atatangaje dega nuko yabereye muri Izayi Busogo nuko yarayiri bivuga ngo nawe hari ibyo atari buvuge bivuga ngo umuntu agiye kuvuga MS tuvugishukuri kano kanya Emmy yabajwe mu ko Melody yavuze ngo aranyanga icyo yasa ko yasegena yicakora ikiganiro nawe biramubabaza ijambo rimwe Melody yavuze ryabaje Emmy noneho hita bibaza inkuru zose Emmy yagiye akora zibabaza abantu ese wezo yagukoze kuki utavuga imwe mwidega mwakora oya niba nta kibazo kugira ngo n'abantu bumve ko Emmy nawe ajya akora amadega yewe navuze imwe mu nkuru yagize kunkora nayivuze ngenda vuga ibyo muri Izayi Busogo Izayi Busogo ntabwo njewe no urumva nanjye ntabwo nabivuga kuko twari nanjye twari kumwe ntabwo najya kwishyira hanze kameme ariko nta n'ubwo dega za danger n'ibintu biraho by'imyaka turimo ubusinzi ariko igitaramo kiraba nge nawe niko twagiteguye event ya Just Family yo muri Izayi Busogo abantu mwigaga muri Izayi Busogo 2013 murabizi album wose twaje kubakorera 2013 ninge na Emmy twabiteguye bafite radio y'ikigo mu kigo Emmy anakuraho n'ibintu urumva n'ibintu byabaga bizwe pe so reka twihute kugira ngo Emmy tumuveho Emmy aragenda agaruka ahantu hose ubu nitumuvaho araza kugaruka muri finali noneho bapfiki surus ariko turajya kugira kuwa nyuma mwabyumvisha Emmy ageraho kuri tachi harashya akora inkuru nziza akazikora ariko yindi mbiza ikagukubita hasi ntago yaburaga nivuza ngo Emmy yabaye umuntu w'inshuti y'abahanze ko none utari inshuti yabo kuko mwabaga inshuti cyumweru kimwe ikindi cyumweru ukaburi kumuhiga kwanditse inkuru mbi nuwo ngo Emmy nuwo bita Emmy Nsengiyumva agenda Nsengiyumva Emmanuel Nsengiyumva Emmy nuwo so nuko twakoze tugira aho noneho muri society ya showbiz tumwakira gutyo tubana nawe ukavuga ati nubwo turi kumwe ejo uzaba bandaburije nuko twageze turamwakira yari bigera ku rwego n'abasani benshi cyane batangira kwirimita ibiganiro bagirana na Emmy kuko bavuga ati Emmy ejo araba yantayemo
ninjye muntu Emmy niyo munyamakuru wa mbere nabwiye ko ngiye mvuye muri Just Family, mva muri Just Family ndi kumwe na Emmy twe twicaranye we na Riderman na Izo na Soshomura. ariko arakamashaka gusa kuko bakomeje kugenda ugaruka kuri Emmy ukamubuza nawe ku buryo abantu kuri iki kiganiro bari buze gusanga Emmy yari umuntu n'ubundi nubwo baba ngo yagukoze inkuru zitanize ko ari umuntu wa hari ukuntu muri societe mugira mukakira umuntu mukavuga ati uyu muntu kuko Emmy mwabaga inshuti icyumweru kimwe icya kabiri yahagarangije kukumenya inkuru ari gutangazeho kandi iri gushengura umutima. So nk'abantu rero batakundaga ibyo bintu gusa twageze turamwakira n'uyu munsi nge mbanye nayo nene nuko. Ese muri icyo gihe nsubiye gato kuri Emmy nanone muri icyo gihe cya Emmy yabakoraga izo nkuru zitari nziza cyane ko mwari na close muhorana. Reka mbwira inkuru ya mbere. Wowe nta nkuru waba umuziho nawe cyangwa se idega runaka nawe umuziho nawe muri jewe icyo turi kuvuga turi kunonosora ku mibanire ya Melody kano kanya irimo Lakimana irimo Beni na Emmy. Reka mbwire rero inyungu ya mbere Emmy yakuye muri za nkuru zo kuri touch. Inkuru ya inyungu ya mbere yahise abona recruitment yo ku nyarwanda.com. Noneho byumve kuko Emmy yagiye ku nyarwanda simbuye Sabe yaravuye ku nyarwanda agiye ku gihe. Emmy automatically nyarwanda irareba isanga umunyamakuru ugomba kuza agasimbura Sabe ngenzanye ndabaha amateka yose niwo bita Emmy ikinege. Urumva za nkuru yakoze kuri touch za nkuza zitwika y'amasaga ayisituma abona recruitment imujyana ku nyarwanda.com. Ageze ku nyarwanda naho ntabwo yadohotse. Umungu yakomeje kudutamo aradutamo hagera aho Sabe asezeye ku gihe nanone Emmy nanone igihe kirongera kiramuhamagara ajya ku gihe ava ku nyarwanda ajya ku gihe ageze ku gihe ariko buriya Sabe ari Emmy bundi niba abantu nabyita gute Sabe nawe ni yari mu bene uribuka inkuru Sabe igeze gukora ku gihe ya Shadibu. Nje Sabe igeze gukora inkuru ku nyarwanda njyayo ngira Neri y'inguyu ubusigaye ufite za TV ntuwo bita Ibambe yakoraga ku nyarwanda nawe ubu ngubu usigare ari umunyamategeko wa Nuza wa RM ni ara bya ibintu bitangaza makuru wa RMC ni bari yarabatsi asigara umunyamategeko wabo. So Ibambe rero ndamwita navuga ati muri inkuru Sabe yankozeho tuzabigaruka bibigano by'ubutaha inkuru bayikuraho kandi stila bose Sabe arambwira ngo n'ubwa mbere nkuzi inkuru igakurwa ku nyarwanda. Ndavuga ati nanjye n'ubwa mbere nkozwe inkuru yagiye gutuma ndi ku muziki kandi stila abantu n'inshuti zawe ya turi inshuti no muri show bizigeye erega dutandukanya kwihangana kwanjye n'ukwawe. Oya nta kibazo ntabwo ngiye kuvuga ngo ni bibi nubwo gusengera ngo turacyari kuri Emmy ko abantu ubwo babakoraga izo nkuru stila bitabukora turacyari kuri Emmy rero Emmy ageze ku gihe Arakoze n'umunsi ntakiri zasaga za nkuru za kera zongeye zirabyutse ziragarutse